Nshuti bene data, abandimwe mudukurikira ku muyoboro wa Kubaha Uwiteka nibwo Bwenge TV, turabasuje mu izina rya Kristo Yesu, kandi tubifurije amahoro Imana iduhera mu mwana wayo, ari we mukunzi wacu Yesu Kristo. Kandi Uwiteka abanezeze, Uwiteka abagirire neza. Nk'uko bisanzwe ni Rusine Emmanuel, ndashima Imana ko Imana yabarinze kandi natwe ikaturinda. Kandi Imana ishimwe ko yakomeje kurinda ikibitsanyo cyiza yatugabiye, yaduhaye, yatubikije. Uwiteka ahabwe icyubahiro, kandi Uwiteka Imana yacu ishimwe. Reka dusenge hanyuma twumve icyo Imana ivugana natwe. Imana turagushimiye, urera kandi urakiranuka, ushobora byose, nta kintu na kimwe kibasha kurogoya umugambi wawe. Ndagushimiye kubw'uyu munsi, ndagushimiye kubw'uyu muteguro wawe. Ni wowe wera, ni wowe ukiranuka, ni wowe ushobora byose, ni wowe Mana umuremyi w'isi n'ijuru, ndetse n'ibiyituraho, n'ibigendera hejuru mu kirere, ibiguruka, ibiboneka n'ibitaboneka. Ndagushimiye ko ari wowe umuremyi wa byose. Uri umuremyi, ibindi ni ibiremwa. Turagushimira ko ugenda uturengera uko bwije n'uko bukeye, kandi ugenda utwimana mu biduhiga bigenza ubugingo, ukaturindira mu buntu bwawe. Izina ryawe rihabwe icyubahiro, kandi izina ryawe rishimwe. Aya masaha rero tuguhaye ikaze na karibu kugira ngo uzubane natwe mu izina rya Kristo Yesu, muri iri jambo ryawe, ndetse n'iki kiganiro Mwami cy'umukozi wawe atanga ku buhamya bw'ibyo yiboneye. Nyemerera uzubane natwe kandi utugire neza mu izina rya Yesu. Amen. Bene data rero, aya masaha twifuje ko twasomera ijambo hanyuma tukabasangiza ubu buhamya bwa mushiki wacu yavuze, yatanze, hanyuma mukumva ko rwose igihe tugezemo ari igihe kigoye, bidusaba kuba maso, kuko umuntu utari bube maso arahura n'isanganya, arahura n'akaga, arahura n'ingorane, arahura n'ikibazo. Hari ijambo riri hano mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorino, ibice 11 guhera ku murongo wa 12. Iri jambo ndagira ngo muryumve, hanyuma turaza no kubashyiriraho mu kanya ubuhamya bw'uyu mukozi w'Imana, ikiganiro twagiranye yivugira ibyo yiboneye we n'amaso ye. Hari igihe kenshi rero abantu babyumva bakagira ngo ni ibiganiro cyangwa se ni ibintu abantu bagenda bavuga bitabayeho. Ariko mbere yuko dushyira icyo kiganiro twagiranye n'umukozi w'Imana, reka noneho mbanze somera ijambo ry'Imana dusanga hano mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorino, ibice 11 umurongo wa 12 kugeza hepfo ku wa 15. Haravuze ngo, ariko ibyo nkora nzakomereza kubikora, kugira ngo nkure urwitwazo ku bashaka impamvu yo guhamya ko bameze nkatwe mu byo birata. 13. Bene abo ni intumwa z'ibinyoma, ni abakozi bariganya, bigira nk'intumwa za Kristo, kandi ibyo si igitangaza, kuko na Satani ubwe yihindura nka marayika w'umucyo. 15. Nuko rero ubwo bimeze bityo, ntibyaba igitangaza kugira ngo abakozi be nabo bigire nk'abakozi bagabura ibyo gukiranuka. Iherezo ryabo rizahwana n'imirimo yabo. Imana itugire neza. Bene data, tugeze mu gihe kigoye, kandi tugeze mu gihe kiruhije, igihe cy'ubugoryi. Pawulo yacyise igihe cy'ubugoryi, igihe cy'ubuhenebere, na Petero yabivuzeho. Iki ni igihe kigoramye, iki ni igihe kigoye, iki ni igihe kiruhije, aho abantu barimo kwigira abo batari bo, abantu barimo kwiyita abo batari bo, abantu barimo kwishyira mu myanya atari imyanya yabo, batayishyizwemo, ahubwo bo bayishyizemo, mu gihe cyo kwirarira ibikomeye, mu gihe cyo kwivuga ibikomeye kandi batarababyo, mbega kwishyira mu ntera bo batarageraho. Abandi bakishyira mu ishusho yo kwera, ariko bagahakana imbaraga zako, nk'uko Pawulo yavuze yandikira Timoteyo mu rwa kabiri ibice 3 umurongo wa 5. Yavuze ngo bafite ishusho yo kwera, ariko bahakana imbaraga zako.
abameze batyo ujye ubatera umugongo, bafite ishusho yo kwera. Iki ni igihe kigoye, aho Satani nawe ubwe abizi ko iminsi asigaranye ari mike, arimo gukorana umwete, arimo gukorana imbaraga kugira ngo arimbure benshi, arimbukane na benshi, ajyane benshi gehinomu. Niyo mpamvu impano nawe arimo kuzitanga, impano arimo kuzitanga, amakado arimo kuyatanga kugira ngo agushe abamaze kumenya ukuri, agushe abahagaze, ayobye n'intore niba bishoboka. Bene data, si igitangaza ko Satani yihindura marayika w'umucyo. Rero ubwo atari igitangaza ko Satani yihindura marayika w'umucyo, si igitangaza ko yakohereza abakozi be yabahaye impano zenda gusa n'iz'Imana. Nababwiye ko Satani ikintu idashoboye ni ukwera imbuto. Satani nikidashoboye, ni nacyo itashobora guhereza abakozi bayo ngo babashe kwera imbuto zikwiriye abihannye, imbuto z'umwuka, imbuto zo gukiranuka. Ntabwo izo mbuto babasha kuzera na Satani ubwayo nazigira, kuko Satani igiti iteyemo ni igiti cyitwa gukiranirwa. Abakozi bayo rero impano z'umwuka bazitunga, ariko atari umwuka w'Imana, ari umwuka wa Satani. Batunga izo mpano ariko badafite ikizihamya ko zavuye ku Mana, arizo mbuto z'umwuka, imbuto zo gukiranuka. Aho niho bitandukanira. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo muzabamenyera ku mbuto bera, muzabamenyera ku mbuto zabo. Hanyuma rero ubyumvise neza ko hano Pawulo yaravuze ngo ariko ibyo nkora nzakomereza kubikora, kugira ngo urwitwazo ku bashaka impamvu yo guhamya ko bameze nkatwe mu byo birata. Abantu barimo kwirata ibintu, ariko wareba urufatiro ugasanga si kuri Kristo, urufatiro ugasanga si Imana, hanyuma si kugukiranuka. Bafite izindi mfatiro biyubakiye cyangwa se bishyiriyeho, ariko zidaturuka kuri iyo yohereje umwana wayo ari we Yesu Kristo, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo boraho. Paul yandikiye Timoteyo rero mu rwa kabiri ibice byaho 2:19 yaravuze ngo nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze, kandi rwanditsweho iki kimenyetso ngo Uwiteka azabe. Ngo ariko umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka abanza ave mu bidatunganye. Bivuze ngo rero icyo nicyo kiduhamiriza yuko iyo dukorera ituye muri twe, nuko tuba twaravuye mu bidatunganye. Rero iyo wavuye mu bidatunganye utangira gukora ibitunganye, nibwo ubasha kwera imbuto zikwiriye abihaniye, kuko ubashishwa na nyiri izo mbuto ari we Kristo Yesu, ari we giti cyiza. Hanyuma rero tugeze mu gihe kigoye, aho abantu turimo kubona ibitangaza bikoreka, abantu bakora ibitangaza. Hari benshi uzabona ubone barategeka abantu kurisha barya ibyatsi, ubone barimo gutegeka abantu kujya ahantu, abagore bakajya ku murongo bagakuramo imyenda yose yo hasi, ugasanga umupasiteri arimo kugenda basoma mu bibuno, ubwo ngo n'Imana niko yamutegetse. Abandi ugasanga afite umuringa ariko ucuze mu nzoka, yawushyiraho ugomba kujya ku musaraba hawushyira, hanyuma uwo muringa ugahinduka umuringa, ariko yawukuraho awufashe mu ntoki ugahinduka inzoka, akayishyira ku ruhimbi cyangwa se akagenda yifashe uwo ayikojejeho, akuzura imyuka akikubita hasi. Ababibonye bakagira ngo ni umwuka w'Imana, ariko ari imbaraga za Satani zirimo gukorera muri abo bantu. Undi ukabona afite ikote yarihuba gutya cyangwa se arizunguje ariganisha muri iki cyerekezo abantu barimo, bakikubita hasi, yarihindukiza abandi bakikubita hasi, yatungaho ikiganza abantu bakagwa hasi bakaruka. Abantu bakagira ngo ni imbaraga z'Imana, ariko atari imbaraga z'Imana, ari imbaraga za Satani, ariko zambaye ya shusho y'iki, ya shusho y'umucyo, ya shusho yo kwera. Ariko washaka urubuto ukarubura, kuko naho twigeze tubona Kristo akora atyo, naho twigeze tubona intumwa za Kristo zikora zityo, na hamwe, ahubwo ni umwuka wa Satani wiyambitse ya shusho kugira ngo ize gukorera habona, ize gukorera mu nsengero, hanyuma iyobye abantu, iyobye n'intore niba bishoboka. Hanyuma rero urumva ko igihe tugezemo ni igihe kigoye, ni igihe kiruhije. Biradusaba kuba maso, biragusaba kukanura ukaba maso, kuko nutaba maso byanze bikunze bikugusha birahari. Hanyuma rero nifuje kubaganiriza muri ayo magambo cyangwa se muri iyo ncamake, hanyuma nkabashyiriraho iki kiganiro nagiranye n'umukozi w'Imana atubwira kugira ngo mwumve uko Imana ijya ihishura ibintu bihishwe utamenya. Umuntu akaba ahetse umwana, ubona ari umwana muzima, ariko mu by'ukuri atari umwana muzima, ahubwo ahetse ikindi, ahetse nyabingi. Hanyuma rero bene data, isezerano ry'Imana, Imana yagusezeranije
ntabwo rijya rihera, kandi naho ryatinda uritegereze kuza ko rizaza, aho kugira ngo ujye muri Nyabingi, ujye mu Barangi, ujye gucisha mu mahembe ngo baguhereze umwana, baguhereze ikintu runaka urimo gushakayo kizakubera umuzigo, kizarimbuza ubugingo bwawe ukabutandukanye n'umuremyi wawe, utandukanye n'ubugingo. Ibyo bintu byihorere, kuko ababyara bose siko cyo kigaragaza ngo bazajya mu ijuru, siko abantu bose bazabyara, siko abantu bose bazorora, siko abantu bose bazatunga amazu. Imana niyo igena, kandi ibyo yagennye iyo ibikuhaye ubigiriramo umugisha, ubigiriramo amahoro. Hanyuma rero ndebera kuntu umuntu yari afite umwana yakuye mu bapfumu, babanza gukoresha imbaraga imyuka mibi, arangije nyuma abyara umwana nijoro akajya ahinduka inzoka. Hanyuma nagira ngo ibintu byumve, hanyuma biguheshe kwinjira mu Mana, wowe udakijwe ukizwe, kugira ngo umenye neza ko imbaraga za gishitani ziriho, nutaba amaso nawe witwa ko uhagaze, wirinde utagwa, kugira ngo utazayobywa. Reka dushyireho rero ubu buhamya bw'uyu mukozi w'Imana, hanyuma mwumve ukuntu Imana yabahishuriye umwana ko ari dayimoni umugore yari ahetse, ariko batari bazi ibyo ari byo, umwuka w'Imana akabihishura. Reka nshyireho mwiyumvire. Ku musozi urumva yari afite umwana ngo yashakanye n'umugabo, ngo amaze gushakana n'umugabo, umugabo amubwira ko hari indahiro bagomba kubanza kurahira mu bakuru. Noneho ni abantu baba babeshya ngo barakijijwe, kandi agakiza bafite nta nako bigeze. Umugore atwite inda rero ariyo muri abo badayimoni. Arabyara, umwana aramubyara nk'uko abandi bose babyara, nk'uko bavuka, araheka. Ariko ngo yagera nijoro akabona umwana we yahindutse inzoka. Yagera nijoro yajya konsa umwana agasanga umwana yahindutse inzoka. Kandi ubwo umugabo akamubwira ati iri banga urivuge uzabonana. Yaba ari mu bantu agaheka ukabona ni umwana muzima, ariko iyo saha yagera inzoka ikaba inzoka. Umugore ageze ati reka nzajya gusenga ibi ntara, ariko umugabo ngo yaramubwiye ngo niyongera gusubira n'ahantu basenga ngo no gupfa azapfa. Umugore rero arabanza ahiye, abashije kuza yihirye yegera abanyamasengesho, aratubwira ati mugiye mfite ikibazo cyihariye, ndumva mwabanza mukansengera, ubundi nkagenda batava mu kazi agasanga nagiye gusenga. Dufite ikihe kibazo? Aratubwira. Amajije kutubwira ati reka tubanze tuzenguruke, nitumara kuzenguruka turakubwira icyo Imana itubwiye. Rimwe kabiri gatatu tugeze ku nshuro ya gatandatu tugiye kumva twumva umwana arimo guhura mu mugongo ahirita. Mupasitoro twari kumwe ati kuramo uterure mu ntoki, kuramo uterure mu ntoki. Mva nanjye ntagiye kwigirira ubwoba, ndavuga ni uyu mwana ndeba uri guhuma, tunahuma, ukabona arimo kwiyuburura, ukabona yiyubura. ndavuga ngo twagenze henshi, ariko ibigiye kutubaha aya masaha agaho mamuno. Ubwo byari ku manywa nijoro? Byari ku manywa mu masaha nk'aya saa yine rwose. Kubwo sengesho bararizamura rigezemo hagati, twagiye kumva twumva ikintu kikubise hasi kabaye. Twese tuba turarebye, ntawakomeje gahumirije sinkubeshye. Ngaho rero gusenga muhumirije kabaye rero. Kwese twaritse dukanurira rimwe, kuko mu musozi nibahumiriza ubukanuke. Twagiye kumva twumva ikintu kikubise hasi. Niko ndagumya gusenga, komeza gusenga, twebwe twiturumburiye kare. Muvandi rwahindutse uruyoka rurimanukira muri yasinge, muri bya bitare. Hari induru iravuga ati umwana wanjye hari igorogota, turamubura gorogota. Uzi ko ayo makuru nayumvise iruhande rw'aho bazenguruka byabaye mpari. Byabaye mpari rwose, ndi umugabo wo kubihamya, byabaye mpari. Umuntu ati umwana wanjye ruramanuka rwikururiza inda mu bihuru, rurarembera. Niba hari abakurikiye bakarufata, niba umugore yahise amezagura ugira ngo yaratashye.
induru yabaye induru ku gasozi, induru ziravuga ati baranyitsa, umwana wanjye ari hehe? aho ikibazo kiba kiravutse, umugore asigarana n'inkota. ndangije mbwira abo twazanye intubu, rero mureba Imana yatubwiye ko igiye gukora igitangaza hano. none niba igitangaza kivutse, n'ubundi mureke dukuremo akacu karenge, ahasigaye bazadusanga ibyumba. turangije turamanuka twikozamo hasi. tumaze kwikozamo hasi duhindurira ahandi hirya, twahindurira n'aho twanyuze, turongera turitahira. turaza tugeze hano turasenga, Imana yatubwiye ati ubwoko bwanjye nababonye, icyo nagombaga gukora nagikoze. naje kubaririza amakuru rero y'uwo mutungo ari uwo hariya hasi n'umurenge. umurenge wa Bumbogo. wa Bumbogo. ntabwo ngo yigeze asubira iwe mu rugo, yazinze akomeza iwabo. ubwo we mwari muhuriye aho ku musozi? mwari muhuriye aho ku musozi bari ubwa mbere mubonanye? ari ubwa mbere nyine yaje ku musozi. urumva ko ngo umugabo yahoraga amubwira ngo azibeshye ajye gusenga, yari yiyibye. arangije icyifuzo ati ni mu nsengere, icyo nongera nsubire mu rugo ataza kumenya ko nagiye gusenga. naho ni cya Nyabingi cyamuhaye umwana sha, afite umwana wa Nyabingi. nirwo mwana we, ariko ukuntu rwiyuburuye nararebaga, rwariyubururaga, rwarumaga rwiyuburura. karebetse hano ko hari akaguru wabonaga ari ikirenge cy'umwana, ukabona umutwe n'umwana, ukabona nose n'umwana. ibi bintu bize gute? uzi ko ibintu bikaze, ahubwo abantu banze gukizwa, banze no kugwa, bagiye kuzahura n'akaga. mwana we, nararebye guhera icyo gihe ibyo bintu narabirebye, ndavuga ni umugabo wo guhamya ko Imana dusenga ihari. none se ubwo barokore ngo kwirwa bagenda inyuma ngo bategereje Yesu azaza iki? ngaho ibaze nk'uwo mukubitanye rero, nta jisho nta mbaraga z'Imana, ubundi ukajya ku mwana ugasenga, ntuzi ibyo ari byo. cyane nyine. urumva inkuru yabaye inkuru ku musozi, biratwitsika n'induru ziravuga, abarokore babashake babafunge. bageze ku rwego basigaye bafata abana bakabahindura inzoka. umugore yajyanye umwana ari umwana, bamuhindura inzoka, gorogota mpaye. yewe ibyo bintu rero nari nzi ko biri i Bugande gusa, wenda no mu bindi bihugu, ariko mu Rwanda se nenze ko bihari bya nyabyo. gusa iyo nkuru narayumvise. byabaye mpari aho neza, uzi bazengurukira iruhande rwa ruriya rutare rwose. yego, nibo byabereye sha. yewe ariko urumva ko byabereye rwose. urumva ko ni pasiteri namwivaniye mu miyobe. ajya ambwira ati nzaza kubisurira bose, ni karibu uzaza tujyana ahantu hitwa igorogota. naho Imana iragira ngo ifate rwa Nyabingi ruhora mu mugongo. urarutwise ako mwana, nyamara abana b'Imana bahura n'ibibazo. urarutwise urutwise amezi igenda, urarubyaye, uraruhetse. none se yari abizi? ntabyo yari azi. none uruntu rugeze mu mezi 5, tuzi ngo ni uruntu, ntuzi ngo ni urucyuhetse. amezi 5 arirenze. ahubwo ikibazo ni ukubona nijoro ari inzoka, umuntu akakomeza agafata agashyira no kwibera. cya bindi rwose twajyaga turirimba ngo ni ukwitwa ngo bahetse ngo abana ngo basigaranye inkosha, abana baragiye. ndabibona ndavuga inyuma Mana, ni uku bajyaga baririmba. i Bugande urumva, i Bugande hariyo abantu babyara umwana bakabyara n'inzoka. inzoka ikagenda ikaba mu ishyamba, ugasanga hari ahantu ngo haba agashyamba kabamo inzoka, ngo iyo nzoka ntago bayica, ngo iyo nzoka bayita umurongo cyangwa se imanga. noneho yaba inyuzeho bayibonye baturiya ni umurongo cyangwa se ni imanga y'umuntu runaka, yabyawe na runaka, bikaba bizwi ku buryo iyo nzoka batayica, nta n'uwigira icyo itwara umuntu, nta n'ubwo imurya.
ari ikiziramire cyakuze ku buryo bakora gahunda y'ibirori runaka nyine nk'isabukuru wenda tubyite gutyo y'amavuko, noneho ikibwiriza ikizana nyina aho yicaye ikaza igaca mu bantu bayisasiye utuntu tw'utwenda dukeka n'iki, ikaza inyereraho ikaza igasanga nyina aho yicaye ikamujya ku bibero. Niba bayiteguriye amagi cyangwa se ibintu iri burye runaka cyangwa inywa ikabinywa, yarangiza imihango bakabyinda bagakora imihango yabo ya gishitani aho n'iki, abantu batumiwe babazi ibintu byose amayoga n'ibiki bihari. Byarangiza rero igihe cyayo kigeze bakayiherekeza ikagenda igafata iy'ishyamba bakongera bakagaruka mu rugo. Batabikoze bya birenze abana apfa ngira ngo ahari cyangwa ibintu byose bigashira. Ntabwo nenzera ko no mu Rwanda izi mbaraga zamaze kuhagera zo kuba umuntu yabyara ikintu nk'icyo hanyuma akongera agakomeza akanacyonsa akabaho. Mwene wanyu ajya ndahira akambwira ati abanyarwanda Imana mwamenye muzayikomereho ibintu mba ndi kureba bibera mu mahanga. Ati Imana mwamenye muzayikomereho. Ati nta nubwo tuzongera kuvuga ko mu Rwanda haba ibyaha. Ati ibintu by'ibyaha, ibintu by'abadayimoni, ati byibereye hanze mwe nimwicecekere mujye musaba uburinzi gusa. Wa muvandimwe Uganda imeze nabi, Tanzania noneho nawe yagiye gucisha. Tanzania ngo nawe yagiye gucisha gutyo. Nawe arabyara ariko haje kuza umwigisha mu materaniro ku cyumweru. Wakunda abadamu bacaho bazembagiza utwana mu mugongo karira, kumbe n'inyabingi iravuga iti ndapfuye aha hantu ndahapfiriye kabisa. Gatangira kurira umugore arimo azembagiza. Rero umukozi w'Imana ati icyo uhetse ni igiki mada? Yego. Kura mushyire hasi. Ati ni umwana. Kura mushyire hasi. Ubwo umugore agira ngo ni ibintu koramo ku bw'itegeko ry'imbaraga z'Imana. Umugore akuramo ashyira hasi, undi aratokesha mu izina rya Yesu. Yahindutse uruziramire rusohoka mu rusengero. Induru ziravuga, byandikwa no mu binyamakuru Tanzania. Rero ibi ngibi biba bigira ngo bidukangure abantu bakizwe bajye ku rufatiro cyane, kuko imbaraga mbi zirahari, Satani iriho kandi nayo irimo gutanga amasezerano ikanayasohoza cyane. Ariko amasezerano yayo igusohoreje arakuzengereza. Nawe nyumvira kubyara umwana bakaba umwana ku manywa nijoro akaba inzoka. Ibyo bintu wabyifuza ku manywa kironko ukabona ni umwana, ariko nijoro ujya mu kirambi ku musaya hasi ugasanga ni uruyoka. Dore nano Nyamirambo ngo byigeze kuba umukobwa bakamusigira uruhinja, akajya mu kazi yatetse ibintu byose yabitunganije, yaza agasanga inyama zariwe zashizemo. Biba ikibazo kugeza bwo aje kubicunga, acunza aza gusanga ari wa mwana uhinduka injangwe. Yego. Abibwiye nyirabuja tereka reka. Baza kubicunga, rero mu kubicunga basanga koko ni rwa ruhinja ruhinduka ikindi kintu. Yego. Hanyuma rero urumva ko abantu nibadasenga kandi ngo basenge bakomeje, basenge bejejwe, hano imbere ntago bigiye koro. Oya ntago biri bworoshye. Hari ibintu abantu kandi byaranatangije. Hari amasezerano arimo gusohora ariko atari Imana iyasohoje. Hakaba amasezerano arimo gusohora ariko atari Imana yayavuzeho. Atari Imana yayavuze pe. None se ubwo mukubitanya ahetse nawe uhetse mujya gukingiza wabibona? Wabibona, ariko n'umuntu utinyuka kuvumbura biriya bintu ko aba ari mu zindi mbaraga. Wagize abafite igikotoro mugani babambu riri ngo ayo mavuta tubabwira ntago ari ibikotoro. Ni amamesa se. Bashyira no mu modoka. Amamesa, abantu bafite ay'amamesa ntago wabibona ibyo ngibyo ari ay'amamesa. Ntago wabibona rwose. Ahubwo yanakurya washiduka inakuriye ahubwo bikagucana. Kwita kurya weho uko wabonye n'abadayimoni wabonye ari ugupfa kubasengera. Ibi ni ikira. Imana itabara abantu bayo rero
Imana iguha umugisha. Ubwo so umupasiteri mwongeye guhura? Twongeye guhuza se akenshi dukunda no kuba turi kumwe rwose, akenshi kubera ko n'itorero ryabo bo rinakinguye, bo harakinguye ntabwo bigeze babafungira, akenshi turaganira tukavugana nuko nyine. Zamubwire rero ngo akomerere mu byo yizeye, atazacogora agahinyuka, kuko Satani nayo gucunga wagize intege nke ikaguha kinubi mbi cyane. Iragucunga ariko ntugire nawe nigeze kumva umugabo ejo bundi kuri YouTube atemye abana mwe yari yicaranye n'umugore arimo avuga ukuntu umugabo ari umusambanyi atuzi ko yageraga mu rugo ati nuko ubuse wowe ngo urumukore naho umugabo ngo mwabana ntimwumve ngo madamu ngo ibyo arimo kuba ngo henda ngo nari umusambanyi ngo mwumve ko narutaga abandi bose ngo nakoreraga Imana ngo ariko ngo naba nagiye mu goroda nkeya ndacyane umunsi umwe ngo mupira ndogoye nk'abagore ijana ngo kandi ejo nkabwiriza ngo abarisaba ngo ukagabizana mbarunze tunatetse. None se urumva atari ikibazo? Nawe nyumvira kubwiriza kandi asamba. Uretse ko ari byo bimaze abantu ko barimo kwigisha ibyerekeye amarari yabo, hari umuntu ukirimo kubwira abantu ngo ni mwature. Urumva rero ko ari ikibazo, umuntu nadakomerera mu byo yizeye, izo mbaraga zagutwaza igitugu ugasanga ukorana umurimo w'Imana ibyaha. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ko umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka abanza kuva mu bidatunganye. Ngira ngo mwabyumvise, mwamaze kubyumva neza, mwabyumvise neza. Iki ni ikiganiro twagiranye n'umukozi w'Imana arimo kumbwira ibintu bahuye nabyo bagiye mu butayu. Yemwe bantu musenga, mwari mukwiye kongera ibihe byo gusenga. Kandi aho kugira ngo wirukire ahantu ngo bakubwe ngo ari umukozi w'Imana, ngo ufite amavuta, ngo ufite ijisho, ngo arareba, ngo menye ibiki, senga Imana, Imana ikohereze uwo mukozi w'Imana agusange naho uri. Cyangwa se banza usengere urwo rugendo ugiye gufata kugira ngo nunagerayo uzasange koko uwo muntu w'Imana Imana imutuyemo. Kuko umuntu ashobora kuba Imana imutuyemo nonaha, ariko waza kuhagera saa 7 ukaza gusanga itakimurimo. Biragusaba iki rero? Biradusaba iki? Biradusaba gusenga kandi tukaba maso, tugahora twejejwe, tukirinda icyaha. Iyo Imana igufiteho gahunda yagutumaho, ubwawe yagusanga ikavugana nawe, ariko itanavuganye nawe yanagutumaho umwana wayo muzima udafitanye nayo ikibazo. Hanyuma rero ni ikibazo kugira ngo ugende ujye kwishakira umuntu ngo akureberemo, hanyuma kuko waje umugana rimwe na rimwe ushobora gusanga Imana yaherukanaga nayo mu mwaka ushize, wamugera ugasanga yakiriye izindi mbaraga, kuko urumva ahari umucyo w'Imana kugira ngo umucyo uhagume nuko umuntu akomeza gukiranuka. Iyo rero yakiriye gukiranirwa muri we, hinjira umwijima, wa mucyo ugahunga. Rero ni nako byagenze iyo ugiye kwakira Kristo, cyangwa se ugiye kwakira Kristo niko bigenda. Wakira Kristo wari utunze umwijima, umwijima ugasohoka, hakinjiramo umucyo ari we Kristo Yesu. Uyu mucyo rero iyo umaze kwinjira muri wowe nibwo uhinduka umwana w'Imana, ukaba icyaremwe gishya. Hanyuma rero ni ikibazo, ushobora kugendera ugasanga umuntu ejo bundi yaraguye, amaze kugwa bivamo, amaze kubivamo, hanyuma ahinduka umwana wo kurimbuka, ahinduka uwa Gehinomu, ahinduka intumwa ya Satani. Wamugeraho rero ugasanga gusezeranije ibintu, cyangwa se gukorera ibyamfura mbi, cyangwa se benshi baranabasambanya, kagenda zingo ni kwa mukozi w'Imana bikarangira musambanyije. Nzi abantu benshi bagiye batingwa n'abagabo kandi bari baze ngo nabakozi b'Imana bazima, bahagera ari abasore cyangwa se ari abagabo bakabatinga, ugasanga umuntu ni intumwa ya Satani ariko yihishe muri wa mwambaro wo kugira ngo abone uko yayobya n'intore. Hanyuma bene data, ijambo ry'Imana rivuga ngo iki ku bantu bamaze kwakira Kristo, Kristo akaba batuyemo?
urwandiko rwandikiwe Abaheburayo mu gice cya 2 umurongo wa 1 haravuga ngo nicyo gituma dukwiriye kurushaho kugira umwete wo kwita ku byo twumvise kugira ngo tudatembanwa tukabivamo. Ukure kwita ku byo wumva, ukure kwita ku ijambo ry'Imana, ugasoma ijambo ry'Imana kandi ugakora ibyaryo kugira ngo ejo utazayobywa, kuko abiyitirira Kristo ni benshi ariko Kristo atabatuyemo. Kristo umuntu kumuvuga cyangwa se kubwiriza ubutumwa cyangwa se kuvuga ubutumwa bitandukanye no kuba ubwo butumwa waba usa nabwo. Hanyuma umuntu ashobora kuvuga ibyo yatumwe ariko adasa nabyo. Hanyuma ni byiza ko uwatumwe asa n'uwamutumye, ariko ibyo yatumwe bikaba bimurusha agaciro kuko ibyo yatumwe bifite imbaraga zingana n'uwabitumye. Hanyuma ariko iyo wamaze kwakira ubutumwa ngo ubujyane, wakwiye kuba wejejwe, uri igikoresho cyejejwe kugira ngo ujye gutanga ibyo ngibyo wahawe gushyira abandi, nawe ubwawe byamaze kugwindura cyangwa se nawe ubwawe uri igikoresho cyejejwe kigira nyiracyo umumaro. Hanyuma rero mwitonde kugira ngo utazagenda ugasanga umuntu usanze cyangwa se igikoresho Imana ikoresha cyarahinduwe kikongerwamo izindi mbaraga cyangwa se kikakira ibindi bitandukanye n'ibyo cyahamagariwe. Umuntu ashobora kuba ari intumwa y'Imana none akorera Imana neza none, ariko mu kanya yamara kubivamo ataye umurongo, atagumye mu byo yizeye, hanyuma bikarangira none habaye intumwa y'undi, abaye intumwa ya Satani, hanyuma akaba umukozi ugabura ibyo atahawe bizima, ahubwo ashinzwe kuyobya n'intore. Rero Imana ibafashe kandi Imana ibagire neza. Utarakanda subscribe yikande kandi usangiza abandi ubutumwa kugira ngo nabo bumve, basobanukirwe, bamenye ko na Satana asezeranya amasezerano kandi akayasohoza. Hanyuma rero urebe neza abantu urimo gukorana n'abantu musenga, n'ahantu ugenda urebe niba koko ari imbaraga z'Imana zibakoreramo cyangwa se ari umwuka wa Satani ubakoreramo, ari za nyabingi, ari abarangi cyangwa amahembe. Hanyuma uhindure uve muri iyo nzira urimo utazarimbuka. Mube maso rero muri make, kandi abamaze kwakira Kristo mukomere mu byo mwizeye kugira ngo ejo mudatembanwa mukabivamo. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagire neza naho ubutaha. Amen.